akanuma karitse ku nkombe z'ikiyaga. Amahoro y'Imana imigisha byose bituruka ku Uwiteka rungano rw'abato nibyo mbifurije. Mwiriwe yabasuhuje Gendi Ashman rungano rw'abato. Rero urumva ko namaze kuza muri kakanya twahariye imigani, aho uyu munsi ngiye kubagezaho umugani w'ingona mu makuba. Yampaye nka rungano rw'abato. Ingona hehe? Ingona mu makuba. Yampaye ubuse byagenze bite? Yampaye nka rungano rw'abato ko numva bitoroshye. Umugani wa rungano rw'abato nabakuriye muri ya soko y'imigani, nawe nawuzananye n'indi migani myinshi maze iminsi mbagezaho n'indi nzagenda mbagezaho. Pega rungano rw'abato, aha rwose ndabashimye pe. Mwicaye neza kuri ya ntera ya metero hagati y'umuntu n'undi, ndetse mwambaye neza agapfukamunwa, kandi rwose mwagize gutya mukaraba amazi meza n'isabune, mukaraba intoki ndetse munisiga sanitizer. Rungano rw'abato ndabashimye. Nubwo rwose icyorezo cya coronavirus gikomeje kugenda kigabanuka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ntabwo muhwema rwose kugenda mwirinda coronavirus. Nicyo mbakundira. Mwebwe muravuga muti tugomba kwirinda coronavirus, hati ikazajya gutya ikaduca muri humye ikaba yafata umwe. Twese badushyira mu kato. Mwaba mureba kugira ngo tuzongere kumva imigani, byaba ari ikibazo gikomeye. Rungano rw'abato rero ndabashimiye nyine kubera ko mukomeje kugenda mwirinda coronavirus, mutitaye ku bwandu rwose bugenda bugabanyuka. Rungano rw'abato ubuse koko reka mbahembe uyu mugani. Ngo rero umugani ngiye kubacira uyu munsi ni umugani w'ingona mu makuba. Yampaye nka rungano rw'abato. Ubuse ko bavuga ngo ingona mu makuba byayigendekeye bite? Ubuse yahuye n'abahigi barayifata barayica? Ubuse yagiye guhiga ihura n'intare irangije irayifatira yica? Byagenze bite koko? Rungano rw'abato rero umugani ngiye kubacira uyu munsi ni umugani w'ingona mu makuba. Reka dufate akaruhuko gatoya, ndabona na twana tuza twihuta rwose dufite ibisani mu ntoki, duce kuri handi sanitizer ya twisige, hanyuma ubundi twicare neza, ubundi mite batangira umugani wacu w'uyu munsi w'ingona mu makuba. Ngaya nguko rero rungano rw'abato, reka ntangire mbacira umugani wacu w'uyu munsi w'ingona mu makuba. Yampaye nka rungano rw'abato. Rungano rw'abato mbacira umugani, mbabambuza umugani ntuzavika mugana azasanga ubukombe bw'umugani buzitse ku muganda w'inzu. Harabaye n'akabiri harapfuye n'agapfa, hapfuye imbwa n'ibihasigara inka n'ingoma. Ubusa bwahise ku manga, umuyaga urabwaruriza nyiramusambi isabagena nanga agaca karacuranga uruvu ruravugiriza. Rungano rw'abato kera habayeho iriba rikaba rimwe mu ishyamba. Muri iryo riba habagamo ingona nini cyane kandi y'inkazi. Yampaye nka rungano rw'abato ko numva bitoroshye. Mbega iriba reba iriya ngona irimo kuntu ifite ibyinyo. Rungano rw'abato mbega ko bitoroshye. Mbega rungano rw'abato ntabwo byoroshye pe. Rungano rw'abato rero inyamaswa zose zigatinya iyo ngona, bityo zigatinya gushoka muri iryo riba. Yampaye nka rungano rw'abato. Uzi yuko inyamaswa zigiye kwicwa n'impangango? Reba inzovu, reba imparage, reba rwose udushyumbashyamba, reba intare, byose byatinye gushoka muri iriya riba ngo iriya ngona ikazazivunira umuheto. Yampaye nka rungano rw'abato ko numva bitoroshye. Uze kuko bizagenda bite ko izi nyamaswa zigiye kwicwa n'inyota? Ntabwo byoroshye pe. Rungano rw'abato rero umunsi umwe zibwira umwami w'ishyamba ziti twese inyota iratwishe. Yampaye nka rungano rw'abato. Uzi ko izi nyamaswa zimeze nk'abana barimo gusaba umubyeyi icyo kurya cyangwa icyo kunywa. Reka kuntu zo kugeza uvuga ati twese inyota iratwishe. Yampaye ubintare irabigenza ite? Reka nze ndebe. Uze koko ubirabigenza gute koko? Reka nze ndebe pe. Rungano rw'abato rero hanyuma intare iratekereza, hanyuma igezaho iti twakora iki iriya ngona kari nini kandi ari inkazi? Yampaye nka rungano rw'abato. Umva intare iranga barayibaza ikibazo nayo igahindukira yarangiza ikabaza inyamaswa. Ubu se zayibwiraga yuko inyota izishe, ibona yuko zifite igisubizo, none nayo irazibaza ngo twakora iki? Reka nze ndebe. Ubuse kuko biragenda bite? Rungano rw'abato rero inyamaswa zose zari zizi ko Bakame izi ubwenge. Hanyuma intare ibaza Bakame iti wadufasha gutekereza uko twabona ariya mazi? Yampaye nka rungano rw'abato. Burya Bakamuzi kikaze. Uzi yuko n'intare igize burya ikayitabaza ikayibaza uti wadufasha gutekereza uko twabona ariya mazi? Ubu se kibajije Bakame gutya, Bakame igiye kuyibwira iki koko? Reka nze ndebe pe. Rungano rw'abato rero Bakame igira gutya iratekereza, irongera iratekereza. Nta kuntu kifashe mu bwanwa karimo kugera gatekereza kicaye hejuru y'imparage. Rungano rw'abato
mbega bakamiranga ko ndeba itoroshye bakamiranga irakaze pe. Rugano rwa gato rero hanyuma imaze gutekereza yishimye mu mutwe no mu bwanwa iza kujya gutya ibona umuti. Yampaye inka rugano rwa gato Bakame ibonye umuti y'ukuntu ziriya nyamaswa zigiye kugira burya zikabona ariya mazi. Ubu se umuti bonye n'uwuye nukuroga ingona se nukubwira izindi nyamaswa zikayiyahuraho zose zikayifata zikayica zikayirya hanyuma undi zikaza zishokiba. Ubu se umuti koko Bakame yabonye n'uwuye. Rugano rwa gato rero kadufata akaruhuko gatoya tuze turebe umuti Bakame yabonye nyuma yuko yari igize gutya igatekereza hanyuma ikavuga iti umuti ndawubonye. Ngaya nguko rero rungano rw'abato reka dukomeze umugani wacu turebe uko byagenze. Cyo ngaho rero ubwo se murimo muraseka iki? Murimo muraseka kuntu Bakame kishimaga mu bwanwa no mu mutwe karangiza kakabwira izindi nyamaswa mu muti karawubonye, cyangwa murimo kugenda museka iyi ntare kuntu yagishije inama Bakame kandi ariyo nini sha ntawamenya. Reka turebe. Rugano rwa gato rero hanyuma imaze kubona uwo muti irangije ijya kureba umwami nyirishyamba iramubwira iti nyagasani umuti nawubonye. Yampaye inka rungano rwa gato uva kuntu kabwiye rwose umwami w'ishyamba ngo umuti kawubonye. Yampaye inka reka ndebe. Rungano rwa gato rero intare iwumvise iti uyu muti ni mwiza ariko witondere iriya ngona. Yampaye inka rungano rwa gato usi yuko ngira ngo no muti Bakame ariko kagiye kujya kuhiriya ngona ariko ubundi uyu muti n'uwuye. Reka ndebe umuti kagiye gushyira iriya ngona. Rungano rwa gato ntabwo byoke pe. Rungano rwa gato rero Bakame yari ifite ubwoba ariko igenda gitwari igera kuyiriba hanyuma irangije itangira kugenda isuhuza ya ngona ati waramutse ngona. Yampaye inka rungano rwa gato usi ko Bakame gashitse ubwo kagasuhuza n'ingona. Reka ndebe pe. Rungano rwa gato rero ingona irangije ikanurira Bakame iti nzikuza ubwenge ariko ntuzankorera ku mazi. Yampaye inka rungano rwa gato imvuna mweto y'ingona ubundi sirajya gutura Bakame nabi yibwiye yuko ije kunywa amazi yayo ariko ndacyakanuye amaso gishinyika ari amenye kiba kugera kibwira Bakame ramenye nyidankorera ku mazi ntuzankorera ku mazi. Uretse urebe Bakame nagutekera umutwe se ubwo nizana yangukanura amaso wabuze n'icyo ukora. Uretse turebe pe. Rugano rwa gato rero Bakame karangije karaseka cyane hanyuma ingona irangije irakabaza iti ko nawe usetsa se ubwo urimo uraseka iki? Maye inka rungano rwa gato bakona ingona iba kugenda ikabaza neza ko ariyo yari ikabajije ubusa yagira ngo nikayiha inkwenene nuko kazi icyo kagiye gukora. Reka ndebe pe. Rungano rwa gato rero hanyuma Bakame irangije irasubiza iti hahahaha ati nta nyota mfite ahubwo nje gupima umunwa wawe ati kuko inyamaswa zose zemeranyije ko inyamaswa ifite umunwa muremure ariyo izaba umwami. Yampaye inka rungano rwa gato uva kuntu gatangiye kugenda kayitekera umutwe mbega Bakame irahanga akuntu ingona itangiye kugera yishima igenda ivuga ati ndabizi neza yuko ari ufite ikinwa kirekire n'ubundi nzaba umwami nawe nzahiganwa nawe. Uretse tuze turebe pe. Ubu se ibintu Bakame yibwiye nibyo ubu koko bimeze bite? Rungano rwa gato reka ndebe pe. Rungano rwa gato rero ingona birayishimisha cyane irangije iti ati noneho mpimira uyu wanjye. Yampaye inka rungano rwa gato urumva ko rugize cyihuta ngo bagipimira umunwa. Uretse uzurebe pe. Rungano rwa gato rero ingona ikazajya yivugisha ku mutima iti ngiye kuba umwami ndabizi ntawe uzampiga mu kugira umunwa muremure. Uretse uzurebe kiba kirabura cyasimbura intare cyagiye kuya gifata inyamaswa kizima amazi yo kunywa none ngo kirashaka kuba umwami. Ubu se niba cyarazimye amazi yo kunywa kirabona yuko inyamaswa zakwemera kugitora kandi cyarazimye amazi yo kunywa none kirishimye ngo kigiye kuba umwami. Uretse uzurebe. Ubu se Bakame kibwiye ingona gutya ubu koko biraza kugenda bite? Rungano rwa gato reka turebe pe. Rungano rwa gato rero muri ako kanya Bakame ifata umugozi wayo yari yazanye wo gupimisha hanyuma igira gutya itangira kugenda iwuzunguriza ku munwa w'ingona. Yampaye inka rungano rwa gato ko numva bitoroshye akuntu kazunguriza kavuga kati umuzinga umwe imizinga ibiri imizinga itatu kagenda kazinyira kagenda kabeshya ingona ngo karimo kugenda gapima uburyo umunwa wayo ureye. Reka ndebe pe. Rungano rwa gato rero hanyuma noneho imaze kugenda gutya irangije ijyari iritanganika iti rwose noneho ubu ngubu buri nyamaswa yose ishobora kuza ikanywa kuri aya mazi. Yampaye inka rungano rwa gato Bakame rwose iriya ngona kayitekeye umutwe none inyamaswa zigiye kwinywera amazi ku mudendezo.
kavuna umuheto reka wumve nizi kugutekera umutwe ni wewe wagize gutya wimizindi nyamaswa amazi reka ndebe pe rungano rwato rero none icyo gihe ingona yo ntiyari ikivuga kubera yuko umunwa bakame yawuhambire kandi yawudanangi yamaye inka rungano rwato ko rumva bitoroshye rungano rwato rero inyamaswa zose zibonye bakame ko yagize gutya igahenda ubwenge ingona zigira gutya iriba zirarishoka yamaye inka rungano akuntu biza bigera byahagira intare zikahagira inzovu zikahagira inyota yari yarazishe zigiye kwicwa n'impanga nta kuntu ziza zigenda zirukanyira mu mazi rwose zikajya gutya zikagenda zikanywa rwose zikishima ubundi zikajya gutya zikayitera yamaye inka rungano rwato ko ndeba inyamaswa zirangaha zitoroshye rungano rwato rero inyamaswa zose zigira gutya zirishima nyuma y'igihe kirekire zarabuze amazi yo kunywa ziragenda ziharirimbira indirimbo zirabyina zicinya akadiho nta kuntu rwose udukwavu turimo kugenda tukabyina tugashyira udutwi hejuru tugatega amaboko ubundi tukagenda tukaririmba yamaye nawe ubwoko bw'indirimbo ziba kugenda ziririmba rungano rwato reba kuntu intare rwose igira gutya ikagenda igaca umugara rwose dore ko ifite n'umugara yamaye inka rungano rwato nta kuntu inzovu zitera hejuru kubita ibiguru hasi yamaye nca ivumbi rigatumuka izi nyamaswa zirangaha zishimiye yuko zibohoje iririba yamaye inka rungano rwato ingona rungano rwato rero irazireba rwose zinywa amazi ziyiyuhagira zigenda zibyina ziyishima hejuru yareba kabakame ikumva umujinya urayishe ariko ntacyo yari bukore kubera yuko kari kayihannye rungano rwato hanyuma rero inyamaswa zose birangira zibonye amazi yo kunywa zari zigiye kwicwa n'impangango zibikesha ubwenge bwa bakame rungano rwato rero ingona yo ihera aho ngaho n'ubundi ntumbaze niba yarapfuye cyangwa ikabaho sinjye wahera hahera irangona izize ubugegera bwayo bwo kwimana amazi yo kunywa kandi atariyo yakoraga ahubwo yaravaga mu isoko rungano rwato rero umugani w'uyu munsi nabaciriye w'ingona mu makuba nanga musoreje rungano rwato dore nawo ndawufashe mujyanye muri ya mirima y'ibisheke mujugunyemo muzagiye gucya mugende muca ibisheke mu birye uyu mugani nawo muzawuryamo uwajye mu mutwe hanyuma muzajye mucira abana bagenzi banyu muti n'umurage ashimana yadusigiye hanyuma njyewe rero navuga ni umugani wo nakagaruka ku munsi w'ejo nzaza mbazaniye uwundi mugani dore yuko imigani nabakuriye mu isoko y'imigani ari myinshi cyane rungano rwato rero nasoza mbabwira ni mukomeze mwirinde coronavirus mutitaye kuba iki cyorezo kigenda kigabanyuka ahubwo mugende mushyiraho imbaraga kugira ngo tuzarebe uko twagitsisura burundu ubundi tugasubira mu buzima bwacu busanzwe njye nari ashimana uwiteka biteho shalom ciao